live turi kuri Rulindo ahaje kubera umukino wa community policing hagati ya ikipe ya police karere ka Rulindo hamwe n'abamotari bava mu murenge wa Kinihira muri gahunda ya Gerayo Amahoro. So rero ni umukino witabiriwe n'abantu benshi nko mubibona kunzi bakora Rain Sports rero ibi birasanzwe kugira abantu bahure police ibishinzwe umutekano w'abaturage no kubungabunga byabo. So rero muri urwo rwego rwa community policing niho hagiye kubera umukino nonaha ugiye guhuza ikipe y'abamotari b'umurenge wa Kinihira ndetse n'abapolisi baba mu karere ka Rulindo. So ibyo byose rero tugiye kuba tubikurikirana nonaha live. So rero nk'uko mubibona hano umukino ugiye gutangira, zone y'abamotari igiye gukina n'abapolisi bakorera mu karere ka Rulindo mu rwego rwa Gerayo Amahoro binyuze muri porogaramu ya police community. So rero hano match igiye gutangira, urabona abantu babyitabiriye ni benshi cyane nk'uko mubibona ku mpande zombi, abayobozi batandukanye bariho bakurikirana no mukino. Ibi ngibi rero bari biri muri gahunda y'uko habaho ubusabane bubahuza mu nzego, kuba baba bagomba kuba birinda gutwara abanyabyaha, cyane ko abamotari baba bakora akazi kabahuza n'abantu batandukanye b'ingeri zose. Rero kubw'ibyo bakirinda kuba batwara abantu b'abanyabyaha, harimo ababa bapakiye nk'inzoga zitemewe, abatwaye ibiyobyabwenge cyangwa se abandi bantu. Icyo gihe rero iyo batangiye amakuru ku gihe byorohera inzego z'umutekano guta muri yombi abo bantu binyuze muri bwa bufatanye hagati ya police ndetse n'abamotari. So rero hano ni ikipe y'abamotari zone ya Base. So hano rero ni ikipe ya bamotari zone ya Base igiye gukina na polisi y'akarere ka Rulindo mu rwego rw'ubufatanye binyuze muri Gerayo Amahoro ndetse na community policing mu rwego rwo gukumira ibyaha. Abamotari nibo batwara abantu batandukanye, bityo rero iyo bahawe message bakumira mu kuba batwara inzoga zitemewe, ibiyobyabwenge, bagatangira amakuru ku gihe. Ibyo byose rero iyo habaye umukino ubahuza bungurana ibitekerezo bagahana amakuru, bityo bigatanga umusaruro w'ingenzi mu gukumira ibyaha binyuze mu mikino ibahuza. So nk'uko mubibona rero ni imikino yitabiriwe, hari hakurya urabona moto, nizo bamotari urabona ko ni igikorwa cyiza binyuze muri community policing ku buryo abantu babasha kuba bose bahura kandi ibintu bikagenda neza. Aya rero ni ikipe y'abapolisi kanya bari kwereka abayobozi babo babaha briefing uko ibintu biza. So hano rero urabona ni ibinyabiziga by'abamotari zone ya Base bitabiriye uyu mukino, urabona ko ari benshi. So rero muri urwo rwego iyo bahuye na police bungurana ibitekerezo bagahanahana amakuru, bityo mu gukumira ibyaha bikoroha binyuze muri porogaramu ya Gerayo Amahoro ndetse n'iriya porogaramu ya community policing ibera mu bikorwa bihuza abaturage ndetse n'inzego z'umutekano za polisi. So hano rero ni abafana baje kuwitabira bari mu ngeri zitandukanye nk'uko ubibona, inzego zitandukanye nazo zabyitabiriye, harimo DPC w'akarere ka Rulindo ari kumwe n'abantu batandukanye. Aba ni abafana babyitabiriye. Mu kanya umukino uraba utangira kandi umukino uraba uryoshye ku nzego zose, ko muriho mubibona DPC arimo arasuhuza abantu ku mpande zombi, uhagarariye abamotari zone ya Base. Umukino ugiye gutangira hariya nk'uko muri kubibona, umukino uza kuba uratangiye nk'uko ubibona. Ikipe ya polisi y'akarere ka Rulindo yambaye imyenda n'ubundi mu mabara ya polisi. Gutangira amakuru ku gihe ndakeka tujya tugerageza, hari moto mutubwira mukatubwira purake, byanze bikunze zifata. No mu cyumweru cyashize hari nk'eshatu twabohereje kubera ubufatanye. Aho mugeze mukora, reka dukomeze dufatanye n'inzego. Noneho ku cyavuze cy'umukino dufite wa gishuti hariya cyane kuri kujyana 80 kandi babarira guhera kuri nibura kurwara no guhera kuri 90 kuzamura urwara. Ariko iyo ukubisemo ugasanga hejuru y'aho ngaho urarinda zikomeza, hanyuma bakurwamo ugasanga umwana yarwaye diyabete kandi afite imyaka 22-28. Wareba rero ugasanga generasiyo ikurikiye dushobora kugira risike yo ko mu myaka myinshi turangaye kuba tudafite u Rwanda. Kubera kugira ngo dufite u Rwanda nuko dufite Abanyarwanda.
ariko umuntu udatekereza igihugu ntabwo arebera muri iyo hambere abavuga ngo arahari n'uwo kwa runaka inzoga zaramwica aho kumufasha mu kugira inama mukabyina ukavuga ati yararangiye mani nuko urumva ugasanga n'umukobwa arabwira mugenzi we ngo mani kandi mani bivuze ntakateye ariko akavuga ko karangirwa no kuganira siko bimeze nkurikije uko mbonye ariko uko byagenda kose niyo umuntu yakurusha kimwe aba yakurusha ndetse k'ubushize twabatsinze 6 ntabwo ari ukwiyemeza ariko ikintu ushaka